byantwaye amasaha abiri mbere yuko nshyize poste muri community tab ya channel yacu ibasa kuri RTV ndetse na leo KiMOMO kuri bwuzuze 1 million mbere y'abasubscribe. Nkimara kubikora haciyemo iminsi ibiri nako dusubiye inyuma gato nyuma y'umunsi umwe nkimara kubikwishyiramo mwanyeretse ko KiMOMO ari uri bwuzuze aba subscribers 1 million subscribe mbere ya RTV, ariko siko byagenze. Mu Rwanda dufite ama YouTube channel ahagaze neza afromye neza ku rwego rwo hejuru afite 1 million. Impamvu ndabikoze kuri zino ngizi nuko zari ziri guhatana, imwe ifite ibihumbi 988, indi ifite ibihumbi 934. Munyereka yuko iya KiMOMO kirabiranya ari iri kuzuze 1 million mbere. Abasaga 87.6% by'abankurikira banyeretse yuko ari we uri buze kuzuza miliyoni mbere y'abasubscribe. Abasaga 23 nabo banyereka ko RTV ari ko iri bwuzuze miliyoni mbere ya KiMOMO. Nkoze iryo janisha nabonye mwese mwari mwanyeretse yuko ari uri buze kuza ku mwanya wa mbere, ariko siko byagenze. Reka ngusubize inyuma gato. Ese ubundi ko tubona entertainment twamubonye mu movie, tumubona hamwe n'icyagiye atandukanye twari bikombe. Ni muntu ki? Reka nkwinjize mu kiganiro. Niba bwa mbere ugeze hano ukande subscribe wisaboneshe ufungure inzogera kugira ngo ibyo nkora uzajya urushaho kubibona gatanu ku kandi. Nitwa Nitangaja cyambahaye ikaze. Yavutse tariki 24 Kamena mu mwaka w'1991. Ababyeyi ba bavukiye i Kigali ku Muhima, ariko ntabwo yabanye n'ababyeyi be kubera kwiga. Kubera ababyeyi be bavukiye ku Muhima, we ajya kuba mu gashya. Ese ubundi amazina ye y'ukuri yaba ari ngwiki? Amazina ya by'ukuri yaba ari ngwiki? Yitwa Uwizeyimana Mariko. Yabonye isuba mu mwaka w'1991. Yahise yitwa kubera gusobanura ama movie, kubera benshi bamumenye ku mazina menshi, ntago ari gusa. Umva amazina bamumenyeho wowe utaruzi cyangwa unazi ariko utaruzi ko uwaruzi ko yose ari kwiranga mu ntuye. Icya mbere kirabiranya, icya kabiri KiMOMO, icya gatatu ngombwa, icya kane kizijyanza winjyana, icya gatanu umwami wa Agasobanuye, icya gatandatu nawe urarizi entertainment. Mbere yuko tumumenya muri bino byose yagiye ategura cyangwa se muri zino filime twagiye tumuha, yaba yarize. Nibyo, niba wari wibajije icyo kibazo nicyo. yize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ubwo yigaga PRC nibwo yashyize hanze filime mu 2015. Filime ya yagiye hanze bwa mbere, yagiye kuri ku YouTube, ku social media ikarebwa cyane, akahita ahera ko yitwa umwami w'injyana, umwami w'Agasobanuye, urenze kurusha abandi, ngombwa, kirabiranya, woryahame ndetse n'andi mazina. Filime yashyize hanze bwa mbere yuko tumubona, mbere yuko tubona Studio Cam, mbere yuko tubona andi mazina ye ya filime yagiye akora menshi muri uyu mwaka 2024. Yahereye 2015 burya atangira gusobanura filime. Akimara gushyira hanze filime mu 2015, Africa Movie Market nibwo yamuhaye akazi, kuko yaramamaje kuba timenya bose. Kuri Africa Movie Market bamuhaye akazi, noneho atangira gutwika bya bindi yitwa gutwika kwe.
kwanyako twese dutangira kumumenya twese dutangira kumushakiraho filime twese turamukunda by'ukuri twese tumushyigikira mu byo dukora dokanda like share subscribe nanjye niwishima mu byo muri kano kaganiro gatona guteguriye abari ibyo ukora kuko biba byatuvunye my friend. Loki yakoreza kuri Africa movie market igihe gito kuko yahise atangira gutwara ibikombe bamwe yari yasanze mu Gasobanuye harimo Junior Giti kimizi mirefu. Niba mushaka ko tumuvugaho mubyandike muri comment nawe tuzamuvugaho. Kuri ubu abakunzi ba Loki Agasobanuye cyangwa se abakunda kureba movies documentaire ibyegeranyo ndetse n'ibindi nkuko nari nabibabwiye Loki siwe wujuje 1M subscribe siwe uri hasi kuko YouTube channel ye iri kuzamuka yirukanka kandi cyane. Mu Banyarwanda dufite ibyo babikemuye bamaje kugira urwo rugendo hatakwirwa kiza muri community channel no table yanjye babaza hari uwo bita Right Bro JD Isimbi TV ndetse n'andi ma YouTube channel mu Rwanda muzi agiye agira 1M. Sinabura kuvuga ngo RTV congratulations kuri 1 million mwujuje. Ariko se Loki KiMOMO we nari nababwiye mwari mwanyeretse mwamungaragarishijeho ko ari benshi munyereka ko agomba kuzuza 1 million subscribe y'abandi imbere ya RTV imbere yaba afite izihe ntego. Loki nibyo ndakubwiza ukuri ushobora kurangiza iyi video cyangwa se nkamara kuyapodinga kuri YouTube channel yacu amaje kuzuza 1M subscribe. Mukubera iki Loki KiMOMO YouTube channel izamuka no gukora cyane agakora ibiganiro by'ubwenge agakora ibiganiro bigezweho nkuko akunda kuvuga ati Imana niyitanga akavuga ati Imana yarabanzaniye bumvishe ibyo mutazi basobanurira indimi mutazi ibyo mubimuziho muri benshi. Kuri ubu ndakeka nawe ureba video ze nta muntu utareba video ze kuri ubu nawe ndakeka kuzireba nanjye urimo urabikubwira gutya ndazireba. Dushobora kurangiza rero kino kiganiro yujuje 1M subscribe. Ariko bivuze iki kuba yakuza 1M subscribe? Ako gahigo mu Rwanda kaba kagiye gucika kuko bamwe bumvaga kugira 1 million subscribe ari birenze. Cyokoze abakunzi ba Loki natari nasoza iyi video mukunda amafilime ye ibikorwa bye mukunda kugura abonnement bamushaka kureba kuri filime kuri YouTube mugasanga nta ziriho dore ahantu ukwiye kunyarukira ukazireba ukishima ugaseka n'abawe. Afite website yavuye kuri Africa movie market kare yahise akora business kubera gutwara ibikombe byinshi cyane abakabitwarana abo yitaga yuko abasanze ariyo yakuye amazina kizigenza umwami w'Agasobanuye uyoboye ngombwa worya hamwe kizigenza muri njana mu byakora. Afite website yitwa Agasobanuyefilms.com. Agasobanuyefilms.com na hantu ushobora kugenda ukagura abonnement ku giti cyawe ugatangira ukareba mu movie asobanuye kandi asobanutse. Ikindi utari umuzi kuri Loki nuko ari mu barebwa cyane kuri iyo website bashobora gushyiraho filime mu cyumweru ku cyumweru kimwe cyangwa se ku munsi umwe ugasanga yarebwe na 500,000 z'abanyarwanda barenga kubera gukundwa n'abantu benshi. Ibyo nta kabuza biri kugaragaza ku ntsinzi ye yo kugira 1 million. Niyo uzuza 1 million mu magambo yanjye make ndamushimira mugira ati this congratulation achievement wabikoresheje nta kirabuza kutumushimira na RTV yabikoze turayishimiye. Waba wibaza umusimero creator content impamvu YouTube channel yawe itazamuka
ukibaza ati se njyewe ko abandi bari kuzuza 1 million subscribe njyewe bizakunda nzaca mu zihe nzira bizagenda bite? Reka nkuragirikire part 2 Rocky yujuje 1 million mbeke amabanga Royd Blue JD Rocky Smile mwana fonde n'abandi mugiye muzi batandukanye uburyo baba buzuzamo zino 1 million. Muri video ya kabiri muri gice cya kabiri cy'iyi video nzabategurira uburyo bwose YouTube channel yawe nawe yazamuka mu gihe gito ikaba yakundwa ikazana abo subscribe naho ukabakimenye bose. Nitwa Nitangaja nje twabanye muri kino kiganiro ndabakunda. Reka ngusabe ukande subscribe wisaboneshe kugira ngo igice cya kabiri tuze kukirebera hamwe tugaragaza ikintu baturushije nk'aba big creator content bakagira aya ma subscribe bakamenyekana tukabamenya twese. Nitwa Nitangaja ndabashimiye.